Niba utazi umujyi umwe rukumbi ku isi wubatswe n'imitsi, amaraso ndetse n'amagufwa y'abantu barenga ibihumbi 100, umujyi wahanganye n'inzara ndetse n'imbeho y'iminsi 900 y'abanazi, ariko ubyumve ko utigeze unyeganyezwa. Uwo mujyi ni St. Petersburg. Guhera ku cyemezo cy'ubusazi n'igitutu cya Tsar the Great mu mwaka w'1703, icyemezo cyo gufata ibishanga cy'ibyondo akagihinduramo irembo ry'Uburayi, akiyemeza akanyura mu kigandaro cy'intambara ndetse n'amasasu, kugeza ku dushya tw'ijoro rishashe umweru mu mwaka wa 2026. Ubyumve neza ko icyo ari cyo cyegeranyo gikubiyemo amakuru akaze kandi ya nyayo, kandi yizewe 100% yavanwe ku mizi y'amateka y'isi. Nyabuneka ngwino twitembere mu mujyi wa St. Petersburg, umujyi ushashemwe ibyiza bihebuje. Nyemerera bwa rimwe maze tujyanirane nkwifatiye akaboko, nturi buyobe ndabigusezeranyije. Ubyumve ko turarangiza iki cyegeranyo usobanukiwe neza uko umujyi wa St. Petersburg wubatswe, amaraso yamenetse na buri kimwe cyose uko ibitekerezo byagiye bizamuka muri icyo gihe. Niba ari ubwa mbere wisanze hano, kora subscribe, like ndetse na comment, ukore na share, kandi kuba hasanzwe icyo gukora murakizi. Turi ku muyoboro mugari JP TV Show, ikaze mwese murisanga. Inshuti zanjye, kugira ngo twumve neza amateka ya St. Petersburg, tugomba kubanza kumenya umugabo wayishinze. Mu mwaka w'1682, ubwo yari afite imyaka 10 gusa, umuhungu witwaga Peter Romanov cyangwa se Tsar Peter wa mbere yambitswe ikamba ryo kuyobora Uburusiya nka Tsar. Ubwo Tsar bishatse kuvuga umwami w'abami, Impera. Ariko kugahashya k'imvururu ndetse n'amakimbirane mu muryango wa cyami. Mu ntangiriro Peter ntabwo yari ayoboye wenyine, yabanje gufatanya n'umuvandimwe we Ravani, ariko mushiki wabo akaba ari we wari ufite urufatiro rw'ubutegetsi. Kubw'ibyo rero Peter yakuze areba abasirikari b'abarinzi bica inshuti n'abavandimwe be mu maso ye. Ubyumve ko ibi byamwubatsemo umutima ukomeye, maze bituma amera nk'umuntu wanyweye amaraso. Ubwo ntiyanyeganyega. Mu mwaka w'1689, ubwo yari afite imyaka 17 gusa, yafashe ubwenge ingufu z'abasirikari be b'urubyiruko, yirukana Sofia maze afata ubutegetsi bwose burundu. Ubyumve ko yahereye aho ngaho ayobora Uburusiya nk'umwami w'abami, cyangwa se Tsar, cyangwa se Impera, ubyita uko ushaka. Peter the Great yari umugabo ufite uburebure bwa 1 na milimetero 3, akaba yari afite igifu cy'ubwenge buhanitse. Ubwo mu mwaka w'1697 yafashe icyemezo kidasubirwaho. Yagiye mu Burayi bw'Uburengerazuba, Holland, Ubwongereza. Mu kugerayo yihinduye umukozi usanzwe w'ubwato witwaga Peter Mikhailov. Nk'aho ibyo bidahagije kandi yajyaga gukora mu nganda z'amato, akiga gupatana imisumari, akiga ubuhanga ndetse kandi n'ubwubatsi bw'imijyi. Nta muntu n'umwe uzi ko ari umwami w'Uburusiya. Ubyumve ko Peter the Great amaze gukorera mu Burayi yagurishije amapaje y'ubwenge bwe, asanga Uburusiya buri mu mwijima ndetse n'ubujiji. Ubwo igihugu cyose cyari gikingiranye mu mbeho, nta rembo na rimwe bafite rinyura ku mazi, seaport, ngo bacuruze n'Uburayi, dore ko icyambere cyabo cyari Arkhangelsk mu majyaruguru, kandi cyabaga cyahindutse urubura mu mezi 6 y'umwaka. Ubwo rero muri uwo muryango Uburusiya bwahise bwatsa intambara ku gihugu cya Swede, cyari icyami n'umwami w'amazi y'inyanja ya Baltic. Ubwo Peter the Great yashakaga icyo yise irembo rirasira i Burayi, a window of Europe. Kubw'ibyo rero kuwa 27 Gicurasi 1703, abasirikari b'Uburusiya bamaze kwirukana abanyaswede ku nyenyeri ku ruzi rwa Neva, Peter the Great cyangwa se Peter le Grand yafashe umupango we maze akubita hasi ku gishanga cy'ibyondo cyuzuye imibu, icyorezo ndetse n'imbeho kandi n'ibirura, maze avuga amagambo akwiriye amatsiko ati: aha niho hazaba umujyi wanjye w'izahabu, aha niho hazaba imfatiro za St. Petersburg. Peter le Grand ntabwo yashakaga umujyi usanzwe w'Uburusiya wuzuye inzu z'ibiti ndetse n'imihanda y'ibyondo nka Moscow. Oya, ahubwo yahinduye amapaje y'ubwenge bwe, ashaka ko St. Petersburg iba umujyi wa mbere ku isi muri uyu mwaka wa 2026, uhatanye n'indi mijyi nka Paris ndetse na Amsterdam. Kubw'ibyo byumve neza ko Peter the Great yakunze cyane umujyi wa Amsterdam mu Buholandi ndetse na Venice mu Butaliyani.
Ikindi kandi twavuga, igishushanyo cye mbonera cyari kimeze nk'amayobera. Yashakaga ko umujyi wose uba urimo imigezi, kanozi, aho abaturage be bagenda n'amato aho kugenda bakoresheje amagare cyangwa amafarasi. Mwabantu mwe, uyu mugabo yari umuhanga ndabarahiye. Ubwo rero Peter de Groot yahise akodesha abashinzwe imijyi, architecture, abashinzwe imijyi b'abanyamahanga, cyane cyane Umutaliyani Domenico Terezino. Wumve ko amateka yizewe avuga ko Peter yatanze iteka ridasanzwe, aho yavuze ko inzu zose zigomba kubakwa n'amabuye kandi ko imihanda yose igomba kuba igororotse. Mu gihugu cy'Uburusiya kandi Peter yahise abuza abantu kubaka inzu z'amabuye ahandi hantu na hamwe. Ubwo rero amabuye yose n'abafundi bose b'abahanga bagombaga kujyanwa i St. Petersburg gusa. Nk'aho bidahagije kandi buri bwato cyangwa buri gare ryajyaga kwinjira mu mujyi ryagombaga kwinjira rishinzeho umusoro w'amabuye uhanitse. Tuza noneho hama hano ukurikire neza. Hano niho agahinda gakomeye n'ibizazane byatangiriye, dore ko gukura umujyi w'izahabu mu gishanga cy'ibyondo byari bimeze nk'intambara yo mu mutwe. Nyagasani, nshuti yanjye, ubyumve neza ko iki gishanga cyari cyuzuye imibu n'izindi ndwara nka malariya, amazi akonje ku kigero cyakuramo 30°C mu mpeshyi. Usibye n'ibyo kandi hari icyorezo cy'igifu. Ubyumve ko Peter Rugara atigeze yita ku mbeho. Yazanye abasirikare, abagororwa ndetse n'abahinzi basanzwe barenga ibihumbi n'ibihumbi ku ngufu. Kubera ko nta bikoresho byari bihari, abakozi bafatishaga icyondo intoki ndetse n'imyenda yabo. Amakuru yizewe atariho ivumba avuga ko abarenga ibihumbi 100 baguye muri icyo cyondo bitewe n'imbeho, inzara ndetse n'indwara. Ku bw'ibyo rero niyo mpamvu uyu mujyi uwubona uyu munsi ari umujyi wubatse ku magufwa y'abantu. Ikindi kandi twavuga ni ku ruzi rwa Neva. Ntabwo uru ruzi rwari rworoshye na busa. Mu gihe cy'imvura n'imbeho, amazi y'inyanja ya Baltike yarazamukaga ku muvuduko ukubye 20 ugasandara mu mujyi. Dore agashya katazibagirana muri iki gihe. Hari igihe mu mwaka w'1705 umwuzure ukomeye waje mu ijoro utwara inzu zose z'ibiti bari bamaze kubaka. Si ibyo gusa kandi n'abakozi barimo baranyagiwe maze babura n'umwanya wo guhunga. Ubwo Peter de Groot yaje mu bwato abona ibiti n'amatungo biri gutemba mu mihanda, ariko araseka ati, uruzi rwa Neva rurimo kudusuhuza, mukomeze mukubita amapfa hasi. Hari n'ikindi kitazibagirana ku buryo uwahakoze yongeye kubyumva yahita arwara koma. Igitero cy'ibirura, The Wolves Attack, kubera ko umujyi wari uri mu mashyamba ndetse n'ibishanga wari wuzuye ibirura. Ku bw'ibyo rero ibirura byajyaga biza nijoro bikarya abarinzi ndetse n'abakozi babaga baryamye mu mashitingi. Ubwo byageze aho n'umugore w'umwami yari ari mu nzu ye hagati mu mujyi saa 6 z'amanywa, ikirura kirasa mu nzu maze kimurya ukuboko. Ubwo rero kuba St. Petersburg muri icyo gihe byasabaga kuba ufite utugwate tw'icyuma cyangwa n'umupanga mu mufuka. Nubwo imbeho yarindwaga mubi, imyuzure imeze nabi ndetse n'ibirura byabaga biri kurya abantu, Peter de Groot yanze guhindura amapaje y'ubwenge bwe. Ubyumve ko mu mwaka w'1712 yafashe icyemezo cy'amateka maze umujyi wa Moscow arawimura, ahita awugira St. Petersburg, umurwa mukuru w'Uburusiya burundu. Mu mwaka w'1712 Peter de Groot ntabwo yigeze ategereza ko umujyi urangira kubakwa. Yawugize umurwa w'Uburusiya burundu, yimurira ibiro bya leta byose ndetse n'abayobozi abavana i Moscow. Aho uyu mugabo yaberaga akaga kugira ngo umujyi uturwe vuba, Peter yashyizeho itegeka ryafashaga abagabo b'abakire ndetse n'abacyami bose abasaba kwimukira i St. Petersburg. Buri muryango wagombaga kubaka inzu ihenze cyane y'amabuye bitewe n'urwego n'ubukire rwabo. Abakire b'i Moscow bararize bikunze bitewe n'uko bangaga kwerekeza mu gishanga kirimo imibu ndetse n'imbeho, ariko bakabikora kuko batinyaga Peter de Groot, kuko uwangaga kwimuka yahitaga amuca umutwe cyangwa akamunyaga imitungo ye yose. Mu gihe gito cyane St. Petersburg yarahindutse maze iba umujyi w'akataraboneka wuzuye ingoro z'ubwiza n'amato y'ubucuruzi bwahise buziba icyuho. Ubyumve ko umujyi wabaye isimbi ryashashagiranaga mu Burayi hose. Ku bw'ibyo rero mu mwaka w'1725 uyu mugabo w'igihangange wari warubatse uyu mujyi wa St. Petersburg mu mitsi n'amaraso y'abantu yaje guhura n'iherezo rye mu buryo buhuye neza n'uburyo yabaye. Mu mpeshyi y'umwaka w'1724 Peter de Groot ubwo yari ari mu bwato bw'uruzi bwa Neva
yaje kubona ubwato bw'abasirikari banyagirwaga mu mazi bafite ibyago byo gupfa. Kubera umutima we w'ubutwari, uyu mwami yari afite metero 2 na milimetero 3 yijugunye mu mazi akonje cyane agera mu rukenyerero agira ngo abatabare. Yahise arwara indwara y'umusonga ndetse n'igifu gikomeye cyane, maze kuwa 8 Gashyantare 1725 atanga umwuka afite imyaka 52 gusa. Kubw'ibyo rero Peter akimara gupfa, abantu benshi b'i Moscow bahise bavuga bati, ubu noneho umujyi w'icyerekezo ugiye gusenyuka twisubirira iwacu. Ariko aha bari bibeshye cyane, kuko abami n'abamikazi baje kumusimbura, cyane cyane umwamikazi Anna ndetse n'umwamikazi Elizabeth, bakaba bari abakobwa ba Peter. Ntabwo bemeye ko inzozi zase zipfa. Ubyumve ko bazanye abafundi ndetse n'abahanga mu by'imijyi b'Abafaransa n'Abataliyani, maze basiga uyu mujyi uhindutse umujyi w'umuco ndetse n'umujyi w'ikirenga mu Burayi hose. Mu mpera z'1700 haje umwamikazi witwaga Catherine the Great, Catherine wa kabiri. Uyu mugore yashyize izahabu n'ubwiza mu mujyi wa St Petersburg ku buryo budasanzwe. Ubyumve neza ko Catherine ariwe watangije inzu ndangamurage ya Hermitage Winter the Place, aho yakoranyirizaga ibihangano byose. Ibyo bihangano byose kandi bikaba bihenze kuri iyi si nzima dutuye. Nkaho bidahagije kandi yahinduye inkengero zose z'uruzi rwa Neva zisimbuza amabuye ya granite ahenze cyane, ahashyira n'ibiraro by'icyuma n'izahabu bituma St Petersburg ihagarara ku ntebe y'icyubahiro nka Paris y'Amajyaruguru. Inshuti zanjye tugeranye hano uyu munsi mu mwaka wa 2026, uyu mujyi ntabwo ukiri umurwa mukuru, kuko umurwa mukuru wasubijwe i Moscow. Waje gusubizwa mu 1918, ariko niwo murwa mukuru w'umuco n'ubwiza mu Burusiya. Kandi ubyumve ko uyu mujyi ukundwa n'ingeri zose ku isi, kuko bakunda uburyo uteye ndetse n'amateka yawo. Muri uyu mwaka wa 2026, St Petersburg ifite ibiraro birenga 300 buri joro. Abaturage n'abakerarugendo amamiliyoni baza kubisura, bagahagarara ku nkengero z'uruzi rwa Neva maze bakirebera uburyo ibiraro bifunguka kabiri, opening of the bridge, kugira ngo amato manini anyure. Nicyo kintu gitangaza kureba ku maso kigatsinda ubwenge. Ingoro zose z'abami bari barazanywemo zarasanywe neza cyane, ubu zimeze nka zahabu gusa. Peter the Great yashakaga umujyi uhesha igihugu cy'icyubahiro, kandi uyu munsi urebeho iki cyegeranyo, inzozi ze zageze ku maguru yazo, kuko uyu mujyi uri mu hantu hambere hahenze kandi hateye ishema ku isi yose. Ako wafata nta cyiza kitavuna, uko wabigenza kose uzavunika kugira ngo ugere ku cyiza. Kubw'ibyo, niba tugeranye hano ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse utange n'igitekerezo ku gasanduku kabigenewe. Utubwire ikigutunguye, utange n'igitekerezo cy'icyo twazakoraho ubutaha. Njye na JP, mukomeze kugira impagarike, ubugiri ndetse n'ubugingo. Bye.